kabisa erega ngo vava fab iyo nyine byakunze igihe cyageze ntabwo ibintu hatiriza kandi ari ugwatiriza bijyamo hagati bikavamo ngayo nguko ubwo rero papa cyangwa tumwifurize cyane ihirwe n'urugero rwa mbere n'ubukwe gihe cyabonetse ubushobozi bwabonetse muri uyu mwaka wayo nawe bishobora no gukunda akadutungura nk'uko ngubu nabwo yadutunguye akagaragaza ko noneho mu buryo bwemewe yamubajije nimba yamubera umugore kandi nubwo bari bagabwe babana burya cya mbere n'urukundo mugani mw'iminsi hanze aha ngaha tasha icyemezo cyo kubana nta bukwe ni kimwe mu bintu bigenda bigaragara cyane cyane muri iki gihe haba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga aho usanga bamwe mu babyara mu byamamare bitandukanye usanga bahitamo gushyira imbere urukundo n'ubwumvikane kurusha imihango y'ubukwe akavuga ati n'ubundi nimba wumva uri tayari ko twibanira ubushobozi niba uraboneka niba nta pressure ariko ukabumva ushaka ko tubana ufite intego imwe n'iyanjye nanjye mfite indi n'iyawe ngwino nari tubirebere hamwe turi kumwe tubane bigende neza ubwo rero papa cyangwe ishya nihirwe ku bisigaye by'Imana izabikora niba ngibi Imana yabigiyemo bigenda neza n'ibindi bisigaye Imana izabikomeze bigende neza cyane bizagenda neza cyane kandi burya twe dukunda abantu bakundana burya urukundo ni rwiza nugira amahirwe uzakunde kandi ukunde nta bunebwe burimo uzanakundwe ariko nicyo bitwaye niyo wakunda ntibagukunde sava wakazi kaba bagakoze ntacyo biba bitwaye kabisa mu kanya gato rero umutumirwa yahageze turaza kumwakira rwose afite byinshi ari butugezeho biragenda neza baratumara irungu ab'inkwakuzi mwabonye ndavuga baciye ku mbuga nkoranyambaga za BNB Kigali FM ndetse nawe turi kumwe live kuri YouTube muramuzi mwamubonye niwe rero tugiye kubana mu minota mike itarambiranye n'abasore mbona rwose basa neza bafite ibyangwa mugani wa Fab njyewe se ndimo so ujye uvanga ibyangwe narashaje nta cyangwe byarahindutse ngayo nguko ubwo rero abanyarukiye kuri social platform zose za BNB Kigali FM yaba kuri Instagram yaba kuri X yaba ndetse no kuri TikTok ndetse tutibagiye na Facebook hose babibonye ko turaza no kugira wa mwanya wahariwe tuza kugana n'abahanzi mukunda kuko hari igihe kimwe na kimwe mu nifuza no kugira byinshi mubabaza cyangwa se ibitekerezo hari igihe mama dutumye babana bakumbuye kuko hari nk'abo bumva bakumva mama produit yabo ariko mu by'ukuri batazi ko bashobora no kuganira atari ukumva gusa baririmba ngayo nguko rero yitwa Kibuno umwe mu bahanzi navuga ko mu myaka ishize itari myinshi ariko itari na mikeya buryo byarenze umwaka umwe bikaba bibiri bikagera muri 3 ariko ugasanga wareba ku mibare ugasanga imibare iri hejuru nuko umuhanzi abakora cyangwa se agaragaza ko hari mukazi afite kandi nta gusubira inyuma bikwereka ko ari umuhanzi w'umuhanga kandi ukora cyane iyo ugiye kureba nko mu mibare mu ndirimbo ze zose zihari zigera ku 9 nimba zirengaho simbizi usanga nka 7 zirimo imibare igaragaza ko ari umuhanzi w'umukozi arari rero kugira ngo tuganire tumubaze byinshi cyane ngayo ngo Kibu ikaze murakoze cyane umeze gute se meze fresh girlfriend ameze neza cyane ngize ngo ugiye kumbwira nka babandi ngo urabizi neza ko ahari kubwo wikirije ubwo arahari aba mu Rwanda se simbizi ariko urabajije arasubiza which is good burya bazakubaza usubiza ibyo bagusubiza byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri babikureba pako wasubije sembere nuko ahari ikaze rero murakoze cyane urimva ute muntu mukuru umunsi wo kwa mbere tuzi ko ugora abantu umunsi wo kwa mbere agorana naba yaraye muri byinshi kubyuka bikagorana munyihanganire nakererewe bibaho ingorane turamuca amande ntabwo bibaho kererwa ntabwo babyemewe nimba umujeni mwazanye atakiba i Kanombe kuko we kuza byabaye ibindi aki Kanombe nubwo ari kure y'agacuriro isura ya Nyarutarama habamo jamu ya dance ni ukuri kw'Imana ko jamu y'i Kanombe
the thing is sibyo jam yego zirahari ariko jam uhaguruka mbere kugira ngo ya jam nayo uyibariremo ugera hahandi uzabaze Sidike asigaye abyuka saa 12 nibyo ndi kuvuga yigo uza mbere ntabwo twabimenye izo ni twakundi nyine twamenyereye abanyafurika ikabyite gutyo ati ndarenzaho utunota tuba twaba utunota bikaba ibinota bikaba isaha ubwo twavuye mu rugo saa 9 zuzuye wari kuva saa 8 kukwera jam ukaba ujyana saa 10 utaha rero kujya tuva saa 7 no gutema ijoro gutema night watemye night wigeze utema night niga cyane ubyuka nka ngavi nabyuka nka saa 8 wari gakayi cyane urana ari umuhanga cyane mu ishuri wize iki cyangwa waraherekeje nize tourism byiza cyane ukazinduka saa 8 ukajya kugira ikayi ushyiraga amazi mu ushyiraga ibirenge mu mazi amazi ni baso gakandagira akonje kudasinzira byiza cyane ya Kibu rero ni imyaka itari myinshi ariko itari na mikeya mu muziki n'urugendo washushanyiriza umuntu gute cyane cyane hanze hanga ko hari n'abajene nabo bakiri kuvuga ko intumbero y'abari gukora umuziki ariko bakabona ko hari ibintu bishobora kuba byatuma bawujyamo cyangwa ntibawujyemo n'urugendo ushobora gushushanyiriza umuntu aka kanya. Urugendo rwanjye rw'umuziki ni urugendo rwamvunnye cyane ubu rukimvuna. Harya ubu warumbwiye ubu ni uburyo warushushanyiriza muri rusange mu ntangiro kugeza amagingo wisanzemo gute Chibu nyine abaye Chibu tabaye Chibudi umuziki wanjye waranguye kuko no mu rugo kubyumva ko nabaye manzi byari bigoye kuko kunatangiye buri umuziki biratangaje n'uburyo babonye ko babonye ndiwe batazi ngo byagenze bite kuko ndi umuntu buri mu rugo basenga cyane kumvikanisha ko waye rero umuhanzi bavuga ati aya namagi niwe yagufasha bagatokesha tate wanjye rero bagati mwizina ryase umwana wanjye murekure satani rero narabyukaga bwa mbere nkora indirimbo ya mbere kuko narasutse nabyukaga mu gitondo cya kare saa 12 saa 11 batarabyuka nkajya gushaka nk'umuji wanjye tuba turi kumwe umunsi wose nkagaruka saa 6 z'ijoro baryamye wiki kugira ngo nyine batambonana icyo gisuko mu rugo bagatsimbyemo iki nk'igitambaro ingofero urumva ayo masaha baryamye urumva uza wambaye niba wambaye ingofero ntabwo babitindaho cyane kandi bakabyuka bagenda kandi nkabyuka ngenda batarabyuka batarakimbonana nuko nkuko natangiye urumva byatangiye ari ibintu bigoranye ngo indirimbo ya mbere umunsi ngo babibona kuri televiziyo batazi ngo byagenze bite nuko ninjiye mu muziki. Umubyeyi wabyakiriye bwa mbere yarinde wabashije kukumva ko byanze bikunze bose ntibaguterera akavuga ati oya ariko nacyo try best. Umubyeyi wabyakiriye mbere ni umupapa Viebar yahise abyumva vuba vuba. Viebar yaravuze ati mureka ari gukura buriya ntawamenye ariko mbere avuga ati oya uyu ngo yaratunaniye nuko butangira bagiye kujya agira n'iki umuhungu wanjye ubu ngubu feedback imeze gute noneho mu rugo kuri bombi ku babyeyi bombi kuko wumva ko wabigiyemo batabyumva ariko wenda ubu ngubu bamaje kubona umusaruro kuko n'imibare irivugira. Icyiza ntabwo bigeze bambuza babonye mbikoze nyine bakavuga gutyo ariko none bagashyiramo ka kantu k'umujyi ako nubwo abigiyemo Imana imufashe imwereka inzira ya nyayo akoreramo ibintu bye ariko ubu ngubu aransapotinga cyane ndakeka no ino ndirimbo mfite inabonye yakozaga challenge ejo ashize iminsi nakoranye nawe video urumva rero ari kubyakira fresh. Ukinjiramo nko bakubwiye ngo batabyumvaga neza bavuga atagiye kutunanira inama ya mbere ijambo rimwe mu nama ababyeyi bakubwiye ikintu cy'ingenzi cya mbere bakubwiye ugiye kubyinjiramo ukigenderaho magingo anganiki? Cyambere ni discipline gusenga no kwita ku bintu byawe wakoze kubigigira muri make. Abakobwa nabo bari muri discipline wari watwara umukobwa mukundana mu rugo ukamwereka ababyeyi? Buriya se wapi kubera iki ubigira ibanga?
ese nta na rimwe bajya bakubaza akavuga ati ko tubona ukora imiziki abakobwa ubu ngubu ntibabijyamo ntibakwiru bagashobora kugushora aya buriya rega nta hantu hataba abakobwa icyo waba ukoramo icyo ari cyo cyose no mu mana ariko nibyo njya mbwira amagogo ahantu hose haba abakobwa waba usenga waba uri mu rusengero pasiteri nawe hari abana rero bakavuga ati ariko kiriya cyane icyo rero ni umupasiteri ratubwiye hari igihe areba umwana akamubona ko ari mu rusengero akavuga ati ariko uyu mwana reka turirimba ariko ashobora kudakora icyaha wenda ngo ashake kubijyamo ariko nabo babibona si umuntu watangiye umuziki w'ababyeyi baba bari batabyumva neza ariko se igishoro cyo kuvuga ngo reka mwinjiremo noneho mu buryo bwo gukora ndavuga mu mufuka financial icyo warimenyeraga line ubwo bimeze bite ufite abagufasha cyangwa ari support nanone ibavaho kuko bamaje kubona ko bishoboka oya support ibavaho wapi oya se biragoye ntabwo yabyumva oya afite ubushobozi yabikora ariko ubushobozi bwo kuba bashora mu muziki biragoye mu ndirimbo zose wakoze indirimbo yakuvunnye ni iyihe indirimbo yamvunnye bayita Mbali na Kale yakuvunnye mu buryo bwose amafaranga mu buryo bwose kabisa izo ebyiri nizo zamvunnye cyane Cibagira management wapi ari papa kani mama cyane ubihuza ute rero kubihuza se si ibintu byoroshye nanjye nkiri muri haso nyine uratekereza ugashaka uburyo uri bukore ugashaka uburyo uri buririmbe ugashaka uburyo uri bushaka abapromota byose nyine ni ibisanzwe ahubwo wenda ikintu kiba gitanga amahirwe wenda barimo nuko wenda ushobora kubikora ukagira amahirwe akagira aho igera ako biba bigoranye nabyo urabizi nawe uba muri ino miziki usa nkaho ari bwo ugitangira mbere mu myaka yashize wakundaga kuba uri kumwe na timu ya Junior Giti yego mwigeze mugirana gahunda yo kumva ko mwakorana wenda nyuma ukabona ntibizakunda kuko akenshi habaga hari Junior Giti ari Chris Easy umuntu yarahakubonaga hari mwigeze muganira ku bijyanye n'imikoranire wenda nyuma ukabona ntago bikunze cyangwa se ibyo bari gusaba ukabona ntago biri kujyana wowe n'intumbero ufite ba Junior Giti rero Junior Giti buramufata nk'umuntu subu nka daddy muri no muziki kuko no umuntu nagendeyeho gihe kinini namufashe kugakano yagize kunyerekana mu bantu bisa nkaho turi inshuti nanjye mbibyaza umusaruro ariko ntago bivuze yuko yaragiye ku managinga gusa nabyo byabavuzweho ko bishoboka ariko ntago byigeze biba nyuma yose narwegeza kuganiriza ngo mbe ko byakunda oya ntabwo tujye tuganira ku bintu bya management wabi ni ikihe cyiza cyo kugira management n'ikibi cyayo management isubu wenda wowe nta bifite aka kanya ariko ushobora kuba ufite abahanzi bagenzi bawe baba muri management mujya muganira bakumva wenda umuhanzi ufite management hari ibintu wumva ashobora kuba afite abona wenda wowe utayifite utabona ariko nawe ukabona ko hari ibyo bamugomwa cyangwa se atabona kubera ko ari under management wowe utari under management ukabona ko ari cyo kintu wenda umurusha management ibona ngiye nyibonye uburyo mba mbona management ngenda nayikunda cyane ndamutse nyibonye byamfasha byanyorohereza akazi kuko kwikorana no kuba ufite team baba barutana buri umuntu ufite team ihagaze neza ntago biragoye kuba mwapfa kunganya uburyo bwose yego yaba mu buryo bw'akazi yaba mu buryo ibintu bye biba bipanze biba bitandukanye n'ibyawe kabisa kuko nta kavuyo birimo wowe urumva uri wenyine washatse uri kwishakira akazi uri kwishakira interview kwishakira uburyo uri promoting ibintu uri kwishakira uburyo nyine biba ari byinshi ariko iyo ufite team ikureberera byose iragufasha tuvuge ati nimba ikeneye Fabros aramuhamagara ambwira ati dukeneye ikiganiro gutya na gutya na gutya ngewe binyoroheye nanjye kuba ndi gutekereza indi ndirimbo ya ntago mwahura iyo umuhanzi amaje gukora bikabona ko ari umuhanga ntabwo ajya abura abantu bamwaprocinga bamusaba ko bakorana kuko umuntu arebye uretse wenda uretse aba twin n'iyitwa iya mbere nabo iriya ya mbere izindi guhera kuri Zambari kuzamuka imibare yayo irigaragaza ikakwereka ko kibari umuhanzi uri gukora kandi ugaragaza ko ashaka gukora ntago abantu baratangira kubona ko waje bavuga ati wenda katurebe akore ebyiri turebe uko bimeze nta bantu bafite management baratangira ku approach bavuga ati ko tubona bimeze neza why not tuzakora mu Rwanda sinzi nimba bizi mu bya management
kugira ngo basinyishe undi muhanzi ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Sinzi ushobora no gusanga umuntu yarafashe ari management ari ugasanga ibamo umuhanzi uhoraho nawe undi muntu barazana. So rero ubu ngubu ukuntu bimeze kugira babone management bisaba ko ari indi management inshyashya ije mu gihugu cyangwa se ikaba ari umuntu ushobora kumanaginga afite ubushobozi ku giti cye. Muri ubwo rero buryo hari abo twagiye duhura ariko ntibikunde bitewe nanjye n'ibyo maje gukora n'ibyo nabashaka kungezaho. N'iki kintu cyagiye kibagora cyane mu bwumvikane kuko ntabwo biba ari byinshi. Hari uwo mushobora gupfa yuko ari kubona uri gukora yeguri ufite indirimbo zikunzwe ariko ugasanga mu byo mugiye gukora ntabwo ari gushaka ko nimba warakoraga indirimbo tuvuge video show gutwara tuvuge 500,000 niyumve we akumva ko ariyo muzakomeza mukora sibyo niyumve ko ashaka ko hari ikintu kikiyongera niyumve ko azazana noneho ejo miliyoni kugira ngo bibe binini kurusha ibyo nari mfite. Biba ari byinshi. hari abo mupfa wenda amafaranga urumva sanze narubatse ibintu akataza akavuga ati wowe uzafata wenda tuvuge 20%. Biba ari byinshi rero kandi ubu ngubu ukangubwiza ukuri nanjye ndi mfite imibare nk'iyawe nkumva uri kumbwira ngo tugire gutya nkumva nta kintu mfatamo rwose nanjye nta kintu najyamo n'ubucyo gihe kuko yego nibyo wavuze management ibikenewe iyo bibaye byiza kuko hari ibintu bagufasha kuko hari ibyo bagiye gutuma wa mugani promotion n'ibindi bigabanyuka bakagira bimwe bagufasha n'andi ufasha ariko nanone kwirebaho bagasanga batwara ibintu byose kwabo nanone nago byaba ari sawa cyane. Mu ntego zawe ufite zo gushyira hanze nimba tugiye kujya muri sama ubundi turabura igihe gito ngo tujyemo top artist wawe 5 bari gukora kuva mu mpera z'umwaka kugeza amaginga vuga ati byanze bikunze iyi sama nawe ntiwaburamo of course nawe ariko top 5 wa mbere ni Reload ngere ubu ngubu sunshutse mwana ntago skoshukana ntago ngushutse kuko ni benshi ntago najyaho ngo mbivuga ko nshobora no kuvuga umuntu akagutengo cyangwa nanjye akantengo gusa ariko ngiye wamuvuze no kubizi ko ashoboye erega ntago nese iminsi yose kidahora ari ku cyumweru nshuka reka mvuga umwe ariko no kubavuga ntago bivuze ko uza kuba uri kubarutishana cyangwa iki mwese agira uburyo bwe which is okay. Barahari benshi abahanzi bo benshi batanu ntago navuga 20 batatu base nkongeze 2 babe 7 kugira ngo utagira wibagirwa kandi ari umuji wawe. Reload, Bruce Melody, The Ben, King James ni benshi cyane nanjye mbuzira ariko ikintu nabonye azi gusubiza yararimo nkwepa ariko ntacyo mu bahanzi bakuru bakoze igitaramo mu kwezi kwa mbere hari undi nibagiwe rero agonda mwibutse hari umujene twanazanye hano muri studio bamwita Eden Hodari afite indirimbo yitwa Nakunda Nde yanagiye muri remix nawe ukama yasohotse ni akarimbo kamaze iminsi kari trend gakunzwe bya Atari rero Imana nawe muri abo bantu arimo gusa saza kutuvugishaho gato niba yemeye bose turaza kuza kubavugana uyu munsi yankoreye agashya ariko n'ubushize ariko radio yarakuzanye urankwepa kibazo uwo washakaga kunshyiramo kandi ubona ari ibisazi gute wabonye igitaramo cya King James yateguje habura amezi ni nko yagiteguje habura amezi nka 6 ashyira hanze amatike mu minsi tatarashira bivuze iki ku muziki nyarwanda kuri Chibu noneho nawe wifuza ko nigiye nimba binashoboka ko nawe hari igitaramo uzakora ku buryo ushobora kuvuga ati nanjye ibi bintu ndumva ko nshaka iza achievement ko zizabaho. James rero buriya ni umuhanzi nawe nakuze mfana bari n'uturimbo ngira mba naramwirefeyeho twinshi hari n'izisohoka nkabyumva ko bamwirefeyeho ari nyinshi. James buriya ngewe mu bintu byatumye nyine mvuga ati uyu mugabo ntago asanzwe nkavuga ati yaba byashoboka ko nkora nk'ibyo ni umugabo waje kuva kera ni umukozi ntago yitangiye ni hiti ntago yitangiye ntibayikunda we arasohora agakora umuziki ntabyo kuvuga ngo yakoze inkuru ngo nakubise umuntu wapi we icyo akora ni ugukora. Rero nanjye nahise mvuga ati uno mugabo ngomba wenda gukora nk'ibye nkakora mpozaho
ntabyo kuvuga ngo ndi gutegura ngo iki ngo nabanje nkoze ngo ngakantu ngo banze ngo mvugwe kubera iki King James se katabikoze kandi n'abahanzi ngemba mbona nkabona ko uyu muntu yamera nka King James urugero nkawe nkanjye undi muntu njya mbona wabikora ni uwabita Nel Ngabo undi nindera na Rodi Rodi reka ajya nkwipa ase by the way Rodi umeze neza se musika yagize amasoni ushize testori nziza zimeze neza hapo uyu munsi kuko ndi bavuga ngo arya ngo arya bavuga gutera nguri wabashonda nkokiri wabashonda umugara ubwo rero je kubera ko umutumirwa ari Chibu mba nigize nk'umuntu nyine nanjye udahari banabiriyeho gake ariko narimba kumva nashize mensi hano hanze hari igihe mu minsi yashize turashyira hanze indirimbo yiheruka imaze amezi 3 abantu batubazaga se rero Rodi ko yaje akadukubita nisindiye ko nago mu kintu mira urafatika se nago uboneka nago nababona mwebwe urumva abantu bavuga ati umuhungu wacu bite ko ikintu gishobora gutuma hajya mu gap mu buryo ushyiramo indirimbo zayo zije ubona ko ari indirimbo ziza abantu bakazikunda ya gap ushyiramo y'amezi 7 adutera irungu akatera urukombozi umuntu uza mu mufuka w'inyuma biba byanze umeze nk'ubishaka Rodi buriya ku bintu bijyanye n'imifungo ko bitaragenda neza kibore ko yajya gutama yarabifungo yarabonetse urumva no kuvuga ngo big time ngiye kuntu nkunda gukora ibintu buri gihe mba nshaka ko igikorwa nakoze mbere kitaza kujya munsi y'igikurikiyeho mba nshaka igikurikiyeho kiza kuba ari big kurusha icyambere so rero akenshi usanga nka boro nk'ibibazo mpura nabyo sibyo hari igihe nareba kuko ama audio yo mba nyafite ariko hari igihe nabonaga nka video nshaka gukora level ya video nshaka gukora nkumva nyine ayo mafaranga ntago ndabasha kuyagira nyine ngo nyakusanye rero nkavuga ati bishobora kuba byiza gutegereza aho kugira ngo nze nanone ndi kwihuta nza n'ibintu bidafite karite niyo mpamvu mba natinzemo ariko ntago ubungubu ntago byongera gutinda dore hashize amezi 3 ntago byongera ubusire yatayemo ndetse muri 155 ntago murongera kuvugana muri 155 ntago barongera PC ibyo wenda nk'amashala out piraho wari wasabye kuririmba mu gitaramo wari uvuga ati Bruce Melody zamba barire indirimbo bafite ibitaramo bizenguruka wenda mucya niho wari wabisabye mu byo mu ntara hamwe bavuga ati Melody rwose ndirimbye byaba ari sawa niko kundi usanga ugiye nko muri interview umunyamakuru nyine akabikomozaho ukakubwira kuki utakoze there then none akataba se ubungubu urifuza iki nyine mvuga ko nifuza ko noneho numvishe ko afite izindi boro bazajya gukoramo mu ntara ubwo nyine ndavuga ati byaba byiza ndimo yigeze gusubizaho se kuri biriya what nuko still abantu bakomeza babimentioninga bakabikuririza nyine byatari Melody turashaka Rodi mu bitaramo bizenguruka intara mubwire turamushaka ngaho ko Chibuse n'umuntu ufata gute yavuze ngo mubasani rwose mw'iyi minsi bahagaze bwuma ese arabeshya man arabeshya abona ruko muri inshuti wowe subibona ute ngiye ndabizi ko uretse kujya unkwepo gatinda gushyira ikiririmbo gusa ako ngiye nkora imiziki ya fresh man sinzi mbubizi ntago uko twari turi kumwe waze ko naye mbizi ko nkora imiziki ya fresh ese ugira ngo ari umuntu ugiye gukina akora nta muntu ugiye gukina akora ariko Chibu ni umuvandimwe buriya ntago Chibu ndi kubyica ntago reka nkubwire ikintu utandukanye ndi gukora ibintu bya fo ntago Chibu yakubwira ngo Rodi ari kubikora yakubwira ati ahubwo mumfashe umuvandimwe byagoranye tugire ikintu dukora rero Chibu ni umuvandimwe wanjye ni wa muntu nyine nshobora kumvisha nka song ngiye kudropinga akimbwira ati harimo ibibazo kuko hari igihe njya muri studio nkakora then nkayimwumvisha nkamubwira ati nkamwohereza ball yambwiye buriya Chibu ntago akunda kuhita agaragaza amarangamutima yiwe ni umuntu ushaka kuvuga ati Rodi nimba imubwira
sinzi ukuntu ari bubifata ariko iyo Chiba atayikunze ndabimenya hari ukuntu ahita bati ariko sinzi agashyiramo akantu gashobora gutuma guhita ubyibwira icyo gihe rero bitambyibwira kuko Chiba ntabwo yambeshya ni umuvandimwe kuri njyewe. muri mwe hari n'umwe wari wandikira undi ndirimbo akavuga ati indirimbo ndumva bitewe n'uburyo cy'ingenzi ukuntu biririmbamo iyi ngiyi wayiririmba bigakunda akahita yimuha se kamubwira ati rwose sha ntabwo birabaho ahubwo hariyo nigeze ko hari kwa kundi ukora indirimbo nkahita numva ngiye muri jare za Chibu tuhita dupanga kuyikorana. Chibu kuri hari ndebe tunota hari umusore wajya kuri scene ugiye nko gushutinga ukagirira akantu kaga crash umu video vixen wakoresheje bishobora kuba kweri iki ntago urakoresha umu video vixen kabisa mugakora agasene gatuma kavuga ati noneho kabisa wapi kabisa wese ntawe urakoresha nyuma akajya kubwira ko wabona ibyo bintu mane babimeze nka kwa kundi uvuga ngo umupapa ngo yakunze umukozi we wo mu rugo wenda ntibumve ko mbasuzuguye bari ariko tuba turi kubakoresha sibyo aba ari umuntu uri bwishyure tuba turi kubakoresha akazi kabo bashinzwe gukora then tukabishyura rero iyo uzanye ibintu by'amapenzi mu kazi uba ugiye kwica akazi for real buriya twana nabonye mujya mukorana udusene two muntu wapi uzi ukuntu baba baninye ariko mwe nyuma bajya bibereka bakabereka nyine ko ibyo ni ibintu bisanzwe man kuba umuntu nyine yakwereka ko agukunze ni ibintu biba bisanzwe niyo waba utari umuseleb hari umuntu ushobora gukorana akazi akakwereka ko agukunda ahubwo nyine uburyo wowe ubyitwaramo nk'umubosi ukavuga ati reka nakorana n'ayanjye none se hari umunsi bwari bwabaho ko umukobwa kubwa akagukunda ukavuga no cyane izo mbaraga mwe murazigira zo kuvuga no birashoboka kabisa bitewe n'uburyo wowe uteye nyine njyewe ukuntu nteye biroroshye cyane uhita uvuga no ako Fabra naratubi none se wowe buri mukobwa wese ko approach njye ntabwo bajya banya approach bibaye tuvuge ko bitabaho sibyo bibaye buri mukobwa wese uri i Kigali uri tayari kutuvuga ati biragoye ko namubwira ngo yes cyangwa no ariko nshobora gukora ikintu gishobora kubona ko ashobora kubona ko ari no ibyemera nk'abagushumuriza ibyemera nk'abagushorera nakwita bivuga ko ubyemera iri joro DM yawe yari kumeneka hako nabwo nago nayanga natoranya bakujyeho kabisa none se mwavuze ko hari indirimbo mu mushaka gukorana tuyitege cyane irahari nziza byatari nko mu gihe kingana iki birase igihe kizababwira nyamara mwatubwira ati ni nko mu mezi abiri ari imbere cyangwa muri iyi sama kuko urumva nanjye nago ndi mu bantu baba bategereje kumva imbaraga za Rodi n'imbaraga za Chibu kuko muri mwe mu bahanzi b'abahanga rero bibaze mwahuje imbaraga noneho mukavuga ati reka ture kuri iki kintu kiremereye sama etishya ubu ngubu turimo turabyina kare kubwanyu twafunze kare ubwo abafana twafunze kare imeze nabi byatari abonye shayo kabisa ubwo reka mubwire congratulations turi kuri umuji wanjye ariko kubise bora no ndabona kiri gukubita kirandenga erakubise na Jehova ni sawa ariko kare yaraje bibasaba byadanje Jehova yaraje urumva Jehova ukuntu byagenze yaraje rakubita ako nawe uri mubaya amezi abiri gusa na gap ntabwo kubaha kwicara ariko nari maze igihe ntasohora man ubaze ko muri mwaka nari nasohoye indirimbo yitwa Vazi gusa bari kumva ubundi Jehova ukuntu byagenze nanjye kuvuga akantu k'umugara yatubwira uko byagenze no kuvuga ngo Jehova yaraje irakubitira nyine ubona ko Imana sound iri hanze irakubita video isohotse iraza igiye kujya nyina kuri hit igiye kumera neza iticha akagara ngo cup isubira inyuma itangira kugenda igira n'iki ngira ngo wenda mu kanya gato nyuma y'amasegonda agera kuri 8 turaza kumvisa n'umuto bwenge tuza tugarukana none tuze no kureba nawe ku muvandimwe ushize nawe twari kumwe nawe umva ko ari umujene nawe umeze neza byatari dukeneye abahanzi nk'abo iyi ni yindi saha yo kwiyubaka widagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye ni kuri 89.7 FM ni saa 11 kuri BNB Kigali 89.7 FM.
umunota w'ubwenge. umunota w'ubwenge. La minute de sagesse. sobanukirwa ibi. menya unasobanukirwa ibi nawe uzitwa umumenyi. niba utekereza ko gukorera amafaranga menshi aribyo bizakugeza ku bukire, nta kabuza ngo hari isomo rikomeye utariga mu bijyanye n'imari. icyo ukwiye kwiga cy'ingenzi mu gihe ushaka gukira ngo ni ukugira disipurine mu buryo ukoresha amafaranga yawe. igitabo The Psychology of Money cya Morgan Housel nicyo dukomeje. ni igitabo gishishikariza abantu kumva ko imyitwarire, amarangamutima n'imyanzuro yacu bijyanye n'amafaranga bihindura uko tubaho. ni kimwe mu bitabo byasomwe cyane ku isi mu bijyanye n'imari, imyitwarire y'abantu n'ubwenge bwo gucunga umutungo. iyi si bagabanyiriza kubabara. nitwa Jean Baptiste Habumugisha. uyu ni umunota w'ubwenge, aho ikiro cy'ubwenge kingana n'ikiro cy'amafaranga, kuko amafaranga acurwa mu bwenge. ageze ku rupapuro rw'109, Morgan Housel yaranditse ati: igitekerezo cya mbere cyoroshye ariko abantu benshi bapfobya ni uko kubaka ubutunzi bidashingira cyane ku mafaranga winjiza cyangwa inyungu ubona mu byo washoyemo imari, ahubwo ngo bishingira cyane ku kuntu ubika kandi ukoresha neza ibyo winjije. The first idea, simple but easy to overlook, is that building wealth has little to do with your income or investment returns and let's do with your saving rate. Morgan Housel avuga ko kubaka ubutunzi n'ubukire bitubakwa n'ingano y'amafaranga winjiza, ahubwo ngo byubakwa n'uburyo ukoresha winjiza. hari abantu binjiza amafaranga menshi buri kwezi ariko ntibagire icyo babika, yewe n'ukwezi kukarangira bari mu madeni, mu gihe hari abandi binjiza amafaranga make ariko bakamenya kubaho mu rugero bakagira ayo babika. abo nsorejeho nibo bazabasha kugera ku bukire banatunga byinshi. yarakomeje ageze ku rupapuro rw'110, Housel arandika ati: mu myaka y'1970 isi yari mu bwoba bw'uko peteroli izashira kubera ukuntu yarimo ikoreshwa nabi kandi cyane. ibi byatumye hashyirwaho amategeko yo gukoresha nkeya, hakorwa ibinyabiziga bifite moteri zifite ubushobozi bwo kuzigama lisansi. no mu mafaranga ngo nuko bigomba kugenda, kuko ugomba kwiga gukoresha make mu byo ukenera. ngo kwiruka ushaka andi menshi, ugomba kubanza kwiga gukoresha neza ayo ufite, kuko ayo wabona yose n'ubundi utazi kuyacunga birangira uyatakaje. iga kubaho mu rugero no kubika, unirinde kugura ibyo utagomba kugura. umuntu uhembwa 300,000 buri kwezi ariko akabasha kubikamo 30,000 aba ari mu nzira nziza yo gukira kuruta uwinjiza 1,000,000 ariko akayirangiza mu cyumweru kimwe. umuti w'ubukene ni ukubika. ubutunzi ngo ni umusaruro w'imyitwarire wagize kurenza uko waba umusaruro w'amahirwe. Morgan Housel avuga ko ubukire bushingira kuri discipline mu bijyanye n'uburyo ukoresha amafaranga yawe. iga kwifata, kubika no kugabanya ibyo ukoresha, kuko ibyo bifitiye ubushobozi 100%. irinde kurekura no gutakaza amafaranga mu buryo bworoshye, uhinduke ingona nyine. nibyo muri rusange. nitwa Jean Baptiste Habumugisha. uyu ni umunota w'ubwenge. ubu urasobanukiwe. guma kuri BNB Kigali 49.7 umenye byinshi kurushaho. nta makuru ufite kanguhe muri shyushye. uzi ko nawe n'abakunzi ba BNB Kigali FM badukurikira kuri YouTube yacu. kagira inkuru rero. si ibyo gusa, ahubwo barifuza kuba abanyamuryango bacu. uzi ko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abadusabye kwinjira muri uyu muryango utagira uheza n'umwe di. tumaze kumva ubusabe bwabo ntitwicaye ubusa, twabatekerejeho tubashyira mu byiciro bitandukanye. dufite ibyiciro 4: hari nyanshuti, hari akadasohoka, hari umunywanyi n'igihango. ubwo rero byaterwa n'amahitamo ya buri muntu. hanyuma se barasabwa iki? nta kindi uretse kujya kuri YouTube yacu ukajya handitse join, hanyuma ukinjira mu cyiciro kikubereye.
nyuma yo kuba ubukombe mu gutanga interineti ya 4G mu Rwanda, noneho Mango 4G yakuzaniye interineti yo mu rugo Mango Air Fiber ku giciro cyo hasi cyane. Mbps 20 ku bihumbi 24,900 na Mbps 50 ku bihumbi 39,900 gusa. Akarusho kandi router ndetse na installation n'ubuntu. Ganito karya Mango 4G rikwegereye cyangwa uhamagara umurongo wacu utishyurwa 2550 tuyikugezaho aka kanya. Mango 4G, truly 4G network. Ngo hari udukino tworoshye kandi dutanga amakashi by'ako kanya kuri telefoni. Yego, Casino ya Gura Games ni igisubizo kuri twe tudakunda ibyo gusesengura kandi buri giceri kibyara inoti. Kankore ka shauti akadege karayambaye. Aviator, Jet X, Big Hilo, Chicken Run n'indi mikino miliyaridi iragutegereje hamwe na za bonus zitandukanye zizana nayo. Sura playgoragames.com winjire kuri konti yawe ukananditse Casino ubundi witiremo imikino yose wifuza gukina. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788 198 cyangwa utwandikire ku mbuga nkoranyambaga zacu @goragames-Rwanda. Ubutumwa bugenewe bafite imyaka 18. Dutege mu rugero. Gorilla Games, you play, it's fun. BNB 226, here to create everything needed for everybody. Saa 11 zirenze iminota 7 muri Toza BNB Kigali FM 89 n'ibice 7 ndetse na 90 n'igice kimwe. Ese waba ugiye kwishyura ibyo wahashye cyangwa se ugiye kwishyura essence ugasanga amafaranga yawe ntiyuzuye? Ure barakubwira ko rwose biroroshye hamwe na Momo kuko yabikemura. Ushobora kuba wakitamo ka avance hanyuma ukaba wakemura ibibazo byose wari ufite cyangwa se kugira ngo bagucishe mijisho cyangwa se ujye kwishyura usange bibaye irabu. Ibuka ko Momo yabikemuye hamwe na ka avance ho ukanda akanyenyeri 142 akanyenyeri 5 akanyenyeri 2 urwego hanyuma wiyandikisha uwo munsi hamwe nawe ujye muba azaza bitamo ka avance mu gihe wahuye niruva gusenya ukajya kwishyura ugasanga ibiceri byawe kuri Momo nago byuzuye nago bihura. Ka avance karakugoboka kakakurinda guseba. Ubwo rero nawe yandikisha ko kanya hanyuma uko umunsi ugenda unagenda mu gihe ubona ibiceri byabuze cyangwa se wabuze uko wishyura ibyo wahashye cyangwa se ugiye kuri station ya essence kunywa essence biranze kwishyura usanze amafaranga ntago yuzuye, ushobora kwitamo ka avance hanyuma ukahacana umucyo bikagenda neza cyane. Turacyari kumwe na Chibu n'umutumirwa wacu uyu munsi mu kiganiro BNB 226 nko bisanzwe. Chibu, mu myaka igera kuri 3 maze mu muziki nta extended play turabona nta album, muri ibyo byombi na kimwe uteganya vuba? Ndagiteganya ariko nyine urumva ni nk'ari bwo nkitangira rega nta ndirimbo na playlist nyine ndagira ariko ubwo bisa nk'aho nari bwo ntangiye no byanyabyo byo byose ni vuba mu mwaka utana isohora ngiye album kabisa ko indirimbo ko nzujuje zirahari ariko nyine haba hataragera cyaje cyo kuvuga ngo ubu noneho naso album kuko rigiye wasohora rwose nk'aka kanya nyisohoye subu nta kintu cyawe kiriho ariko na muri studio harimo nyinshi indirimbo zo ndazifite ako kanya nyisohoye nta kintu cyaba kiriho. Hari n'igihe ushobora kuba ati muri isama ndabakubita ka EP yawe uturimbo dukereka EP nayikora ariko EP ntago ni prefera cyane kurusha album. Okay. Yeah. Yige guhitamo mu video Vixen ugendera kuki? Terwa nuko indirimbo imeze. Yeah. Muri aba ba celebrities batatu cyangwa bane hari Jory, hari Shadibu, hari Kati Bashabe, kamvuge na Muyango ugezweho mu iminsi baye ngombwa ko hari umwe biguba ngombwa ko akugira mu ndirimbo.
ninde wakuza mu mutwe mbere kari we wakakitinga muri iyo ndirimbo bitewe n'iyo ndirimbo duvuge ko iyo ndirimbo nyine uyisi kuza mu mutwe ako kanya uri gutekereza ati indirimbo numva yayifitingamo cyangwa se buri wese muvuga ati ngewe nk'iyi ngiyi mbona hajyamo Shadibu iyi ngiyi hajyamo Jolly okay reka mvuze muzo mfite ariko zasohotse muri izo ufite umbwire n'impamvu wumva umuntu yafitinga muri iyo ndirimbo nka Mbali sibyo Mbali yajyamo Kate why kubera ko ukuntu imeze kumva indirimbo y'urukundo ikeneye umukobwa w'inzobe muremure kumva nyine umunyarwandakazi hakatazi iyo bita Okipe yajyamo Muyango ifite vibe yego ifite vibe kabisa Muyango kandi bafite vibe urakumva yaba ari sawa noneho hakaza Vazi n'indirimbo y'urukundo kagenda gake nyine umuntu wari wese uri mu rukundo kabisa iyo yumvije aba yumva ko ariyo nyine ni nini yajyamo Jolly harya undi wavuze ninde na Shadibu yajya mu yihera Shadibu namushyira muri kare akuzi ko nari kwa kunda ajya byana nari kuvuga shake your bums dale okay urumva ko mbatondekanyije neza cyane neza pe ako Shadibu ariko shake your bums shake your bums dale kubwawe nafunze kale kora kari vibe nawe urumva niho namushyira ni iki kintu nayehe mahirwe bahanzi bakiri batoya bafite kurusha abakera cyangwa se bahabwa ubona bafite bagomba kubyaza umusaruro ugereranyije nk'uko abahanzi bakera tuzi uburyo umuziki wabo bawukorwamo ni iki mwebwe amahirwe mubona murusha bari abakera ariko nanone mugomba kubyaza umusaruro nta mahirwe namwe tubarusha njyewe uko mbibona kuko buri ko imyaka igenda iza ahubwo ngiye mbona twebwe amahirwe nk'ayo bari bafite kuko uriye umusitari wa kera n'umusitari w'ubu ngubu biratandukanye urabizi umusitari wa kera abarenze cyane bro murabubaha abarenze cyane kurusha twebwe ubu ngubu urumva umusitari wa kera kumubona byabaga bigoye hano kuri social media si wapfaga no kumubona no mu buzima busanzwe si wapfaga no kumubona aho ariho hose nanjye hari umujeni nzi wo mu gihe cyanjye ariko ntarabona witwa DJ Muturage Muturage se ni umuhanzi oya ndi kuvuga ngende umu DJ ndi kuvuga ni umu DJ nanjye ibaze ko ntaramubona kandi ko ari uwa kera DJ Muturage se ndaraturage tubwo naho ari kumva rero bigatuma nyine bafite respect nyine itabaho ikindi babaga ari wa muntu usora indirimbo imwe kubera ko ntabwo zabaga ari nyinshi cyane ngo zasohokere rimwe kumva ugasanga iyo ndirimbo niyo yaba ari mbi iyoboye igihugu kuko nta izindi nyinshi nyine zihari sinzi nimba uri kubyumva ariko ubu ngubu hashobora gusohoka indirimbo 100 ku munsi tuvuge n'urugero cyangwa se indirimbo 10 ku munsi kugira ngo habonekemo ya ndirimbo iza ikayobora izindi biba bigoye ubuze ko nta mahirwe mu barusha ubona ari ukubera iki mwahoze uvuga ngo King James ni umuntu wumva ushobora n'indirimbo ujya wireferaho bari abahanzi nyine bamaze imyaka hafi 15 kuzamura mu muziki ubona indirimbo zabo aka kanya ujya ahantu ukaba wayikina umuntu ashobora kuyumva ubona ari iki gituma nowadays bahanzi bacu ushyira hanze indirimbo igahararwa ku mezi 2-3 umwaka utangwa mu kwa mbere wayikina ukajya ubona abantu nago basa nkaho batayivaye izindi ziruta amana habaraje izindi ndirimbo nyinshi zirenze gusa ariko kera barakoraga no burayikina ukabona abantu barasimbutse nago zari nyinshi ariko se no kubera ikirodi ko nawe ugiye kukizamo iki kiganiro hano ukuntu wicaye oya na Eden Dari nawe narebe ni kari kuko kankwereke tuvugisha ukuri sinzi nimba ari umwimerere w'ukuntu ziba zimeze cyangwa se jari hari kujya dukora umuziki kugira ngo ukunde dushaka amafaranga ibyo nabyo birashoboka kuko abakera ntago bari bakamenya ama YouTube ubu ngubu umuntu asigaye yumva ya uploading indirimbo ye yakoze kera ariko nanone ugasanga indirimbo ya Kamishi yaririmbye kera ushobora kwishyiramo abantu ukabona baracyayizi baragumeza ariko ugasanga indirimbo duherutse kubona wenda nko mu mezi abiri ashize iri kuri hit ukayikina mu kwa 12 ukajya ubona kabisa ni ibisanzwe kandi ari indirimbo yagiye gakundwa tukabona kare bari kwikubita ama challenge kuri TikTok abantu bameze nabi byana by'inzobe n'ibindi byose birimo biraterekaho hari ariko mu kwa 12 wenda babona ukabona ariko washyiramo mayobera ukabona
ni iki gituma abantu bari guharara indirimbo ari kugira ngo bayigumane igume ibihe byose nk'uko za kera z'abahanzi ba kera tubona bimeze. Ngiye indirimbo ngiye mbona uburyo mbibona mu buryo bugera muri bubiri. Ubwa mbere ni uburyo indirimbo ziririmbitsemo mu buryo bw'abanyarwanda. Hari indirimbo ushobora gukora ukaba bizi ko iyi ndirimbo ni iy'abanyarwanda kabisa bitewe n'amagambo arimo ku buryo ihoraho, sibyo? Hakaba n'indirimbo uri bukore uvuga ati ni iy'abanyarwanda ariko shyiramo no hirya. Ariko reka mwunganire mani ukuntu bimeze kera bakunda gukora indirimbo bagendeye kuri akenshi yabaga ari storytelling, sibyo? Ku buryo ushaka kumva indirimbo umuntu utabimusabye bitewe nuko nimba tuvuge nimba ejo nabyutse nkarwana na girlfriend wanjye, sibyo? Hari indirimbo ivuga ibyo bintu, icyo gihe ndahita njya kuyumva, sibyo? Nimba ndi kumva indirimbo for example ndakwanga nawe nushaka unyange, icyo gihe umuntu yaraye ambabaje yankatiye nanjye ndahita mvuga atari kureka niyumvire ya song, sibyo? Bisobanuye ko n'indi myaka yose izashira iyo situation niza kuri uwo muntu azavuga ati kanongere niyumvire ndakwanga, sibyo? Ariko ubu ngubu mbese kera bitaga kuri bateraga story mu ndirimbo kandi ziri reality, urumva? Ubu ngubu ikintu bacesinga vibe big time. Ubu ngubu abenshi bari gukora imiziki bagendeye kuri vibe, ese turi kubyinisha umuntu. Ariko kera ho wasangaga nyine bari story cyane niyo babaga bariho kwinjira mu mutwe w'umuntu. Ariko ubu ngubu ikintu bashaka ni ukubyinisha, ni kubyina gusa mushaka n'igicerere kuko siko mubizi udakubise ikintu. Nk'urugero nshaka kuza wenda nkakora indirimbo ukajya wumva ndi kuvuga ngo mu by'ukuri ushobora kuvibinga nyine, sibyo? Ariko biragoye ko ejo nzaba ndyamye ngira iki moment mpuriramo nayo iri butume nzana ya vibe. Niko rero ntekereza ko bimeze. Gusa ntabwo ari uzarebe nta nubwo ari n'ubu ngubu bro. Ubu ngubu nabwo hari indirimbo bakora zikamara igihe kinini biterwa ubwo niyo ndirimbo. Se wambwiye ngo nisindi uzayicikira? Nisindi ntabwo wayicika kuko nawe urabizi nyine umuntu wese ni indirimbo nyine ushobora gushyiramo umuntu. nk'ubu ngubu nisindiye biragoye ko wajya ahantu saa 12 ngo uyishyiriremo umujeni akirimo gutangira akiri kumva gushaka kujya muri vibe. Ariko yishyizemo saa 4 tuno tumaje kuba dutatu. Hago big time ikintu na sinzi barako buri muntu wese abafite ukuntu akora ibintu bye, ariko big time bareke kugira ngo tutazadukora imiziki nanone irangira. Twite kuri vibe, sibyo? Ariko no mu nyandiko twandike nyine ibintu umuntu ashobora kumva. Nituze kuvibinga cyane ngo twibagirwe. Atari yandirimba irimo amagambo umubyeyi yabicaye muri salo ibaze nka Cibo kubera iwabo ukuntu basenga. Nabyo nje ntari biwa nabyo nesibyo sibaho mu buzima buzima. Agahita kubita nk'ikiririmbo kiri muri lyrics umukecuru azaba yicaye mu nzu. Ari abantu rega nabyo bikorera. Rega ari abantu ibyo ntago ari byo kibazo. Nje ntago nigize mbreminga ngo story imeze gutya na gutya. Niyo ngiyo nayo bikenewe. None se wicaye mu rugo wacuranga aragitosa uri kumwe n'ababyeyi aragitosa, ariko ngewe aragitosa ntago sinzi niyo naba ntari mu rugo ntago ngiye nakumva aragitosa. Aragitosa yabaye hit nyine nge ntago nuko ngiye nyine ndabizi yabaye rese ibintu byose bibaye hit. wowe wumva ari umuntu rega udakunda n'isi dutandukanya indirimbo y'umuhanzi kumva ndukanye n'indirimbo y'umukomedi ntabwo byahura. Ngenge kuburugero buranzovu, sibyo? Nzovu ziko nawe azubyutse agasohora indirimbo kandi urabona bibayo abyutse bati nsohoye indirimbo kuko dukunda nzovu nyine, sibyo? Twese turahurura nyine niyo yaba yaririmbye ngo byonyine. Ariko nyine ntago sinzi ntago mbifata nk'indirimbo. Ntago ari indirimbo man, ntago ari indirimbo wavuga ngo ni indirimbo kabisa. Mujya mu betinga Cibo ujya betinga? Wapi shabire kubeshya. Ntago njya betinga kabisa. Ntago ujya betinga Rodi? Ntago njya betinga. Akadege nigize kandi igihumbi bro cyonyine zikaranyemeje. Ngewe kwa kundi muri ghetto kwa kundi hari ryarira ko haciyemo igihe muri ghetto mfite
umuniga yaraje arambwira ati bro njye ndi 300,000 none ko ndiri muri ghetto byanze uvuga ati mfite 1,000 iki ni icya muceri ni ikindi 1,000 cy'imboga ndavuga ati ndamuhamagara ati nyigisha ukuntu bakina ka kantu ushaka nkwereke ndakagurutse yose arashira ni nabwo nagakinyira imwe gusa ariko sinigeze nongera yose nayandi navuga ngo ngiye y'umuceri ndayabura ariko akadege mwabaga sinshobora bisa nkaho hari iby'akadege kamukoreye kuna ahise agira ubwoba Eden Dari suza abantu nawe nta kundi utangendana yo what up meze bite wese biracamo nta mutima mubi nagarutse rero akadege wagakinyeho agaprayini se naragakinnye ariko njye nakinnye kiryabareze buriya big time n'inshuro nk'eshatu kurya bashyiramo ibiceri bagakaraga nibyo bintu byamvanye kuba na betinga kubera ko cyandiye amafaranga mvuye guhasoringa ndavuga ati this is not me mva ntakibangamira aka kadege ntabwo wakagurukije narakagurukije nako kandi nka 500 nsanga n'umuntu mwese nta numwe kariye menshi wenda ngo ibi nkuru mvuge ngo nkacibuye kadege kamureme igihugu baruteze ngiye yandiye nk'agacumi kabisa yego kandi nashyiragaho impumbi urumva ni 10 times numva ko nawe ngiye kongera ndabati nanjye ariko ndamwica kubera ko hari ukuntu kagushuka ukahita kaguha duke kavuga ati nibwo kampaye duke mu kanya yabora n'ibisazi amahirwe nagize nuko navuze ati reka mfata aka gacumi bari ko nshyiraho ndavuga ati nigashira washyize agacumi cyarimwe wapi koko nzata agacumi niko ngiye gukinira ni shandaje ni njyandarya inshuro 10 barakurya paka ndaribwa 10 ntago ari menshi 10 ntago ari menshi mu kadege ariko mujye mu betinga asubira abantu indege yari nka M yego barahari benshi hari n'abayiriye M zirenga buriya amanyine no mpamvu bavuga ko gubetinga cyangwa se gukina biriya ball ari imikino y'amahirwe ubu uri gushyiraho ariko baradushuka imikino y'amahirwe ariko nanone ubushyiraho igiceri we n'amahirwe ariko man ako nawe y'umufasha uramufata sinzi ukuntu ariko buriya muhanzi ntago iyo mikino kenshi yapfa kuyijyamo man ntago nakubeshya man uzi ukuntu amafaranga ya project batayakiniraho se Chibu wari wanywaho inzoga nta nari muri testinga ngo wumve uvuge ati kabisa umukunzi wawe wanywa inzoga umukunzi wanjye simbizi se ntabwo mujye musangira ashobora kuba yabikora ariko wenda ntabikubwiye cyangwa umukunzi we niyo yaje ama resi yo wa testing ase Fabri by'abakunzi ko wabigiyeho cyane akwaje ngo mutwaye icyaha wajya hari cyana mutwaye akora icyana cy'inshuti yanjye shana nabonye muziranye ntabwo byabura yumva uzi ko gihari nene yibagiwe kimeze neza narakikujyanye oya ntabwo wakinjyanye ubwo ni igishuti cyanjye ariko se ubwo araheruka ubwo mu Rwanda mwarahuye njye nabyo nzi umuntu nimba ari inshuti yawe njye ntabwo nzi nimba muziranye ese uyitwa nde man ntabwo nibuka izina ndashaka kurabura kuri telefone hanyuma n'icyo mwifuza ku banyarwanda muri rusange Kabanderi na Eden Dari afite akaririmbo gashya nakunda nde bitega iki cyane ko nawe uri umwe mu bahanzi numvishe bafite tushe iryoshye icyo wakitega si ibintu byadanje kubera yuko day to day iyo uri muri game uko wabungana kose urakura so rero kuba narasuye nakunda nde bakaya amatwi bivuze ngo ndi gukora ibindi bintu byadanje birenze nakunda nde so icyo bakora no kubelivingira muri art yanjye and then ntago nabatengo big time mureko uyu munsi mbo umunyamakuru nanjye okay sava umvaze Eden Dari nyine aturirimbire ko iyo ndirimbo yiwe ya nakunda nde harimo okama atari igihu okay ko niyo ndirimbo ni indirimbo nge simbabeshya impamvu mbivuze ndayisabye kuko ni indirimbo yanditse neza nkunda noneho no kuri TikTok buri njya mbona abakobwa beza ari kumva noneho n'abantu nimba hari n'umuntu waba utayizi nubwo yaje hano ngaha ariko ntabwo habura abandi bantu byongera tu ngiye kuririmba verse ya Okama
By the way, aya it can be better utaririmbye ze turajya kuyirebara oya araririmba ho amashyushyu. gatoya oya reka tubatera genda mu amashyushyu. managing oya ntabyo ku managinga abe sigaho utangiye kubyica Oya reka turimba mbungana verse yanjye Eh. ahubwo baze kujya Then gushaka iyo unoze cover yeah. kuko iri hanze ku audio platforms ubu ngubu. Finally mbonye utansaza namuboneye mu bibura aruta bose n'igitangaza niwe nahoraga nsengera turi kumwe mba ni so secure dananyitabira nk'izina nobody's better than you and I ahora murika sinyitana ni umpaye mutima kumusiga nzira niryo kosa ntatinyuka iyamaye byose naho ntacya ndi ready kumwiharira sinarota nkura mama nakwanga nakunda nde ni nkawe yazava he umva nakwanga nakunda nde undi nkawe yazava he. nyamara mu Rwanda dufite impano bro zirahari nyinshi cyane ariko burubwo abakire bashoremo kibu nicyo ubona kibura kugira ngo tujye tubona abajene nkamwe bano bajene bategura ibitaramo twubabona ku ma stage yabo nk'ubu ngubu mu myaka umaze cyangwa se Roda amaze cyangwa se wenda Edi niwe aracyari kuza habamo ibitaramo byinshi bitandukanye ariko hari abantu bavuga ati izi ndirimbo ko abantu bazikunda kuki tutabona Rodi kuri stage kuki tutabona Chibu kuri stage ubona ari iki kibura kugira ngo bano bajene bategura ibitaramo bite no kuri aba bahanzi bakiri mu myaka yabo ya mbere kandi ubona ko bakora nje rero kuri nge nta muntu njya blaming kuko hari n'abahanzi bari abakera bakoze cyangwa se ubu ngubu baje muri 20 bro bafite imiziki y'amahiti ariko utamubona kuri stage nta muntu umwe njya blaming ahubwo bari igihe cyawe cyangwa se n'ijye n'Imana yaguhaye ko nge nizera ko umuziki yinjiza mu buryo bwinshi ariko nyine iyo ubonye performance nziza biba bera cyane gusa nta muntu umwe blaming igihe nikigera umuntu bazagutumira ujye utekereza ko we nk'umuhanzi ushobora gusetinga standard yawe ukavuga ati ngiye niyo icyo gihe cyagera cyangwa se abantu bashobora kunyenera standard yanjye niyi bitari nimba ntumiye njye kugukubitira mu gitaramo nuko nago njya mu hano nabwo njyanga standard ifasha iki umuhanzi kuba yarasetinze standard yiwe bigufasha nyine kumenya icyo ukeneye kuko ntabwo abantu dukora ibintu bingana njye nshobora kuba nshutinga video ya miliyoni undi ashutinga miliyoni 2 icyo gihe niyo tugiye kwishyuza umuntu ashobora kuvuga ati se nkura runaka yishyuza miliyoni ndeba ngenda mu ruta yereka nshyireho ayangaya nayanga biterwa nuko wapanze ibintu byawe n'ubuzima urimo nuko uzima mbona rimbi kubajije wenda na Rodi araza kumbwira nimba urabona mu bindi bihugu duhere no mu by'abaturanyi nka Uganda tujya tubona mu bihugu by'abaturanyi nka UG tujya tubona ba Element bahagurutse hano bakajya kuririmba UG ba Bruce ba Ben ariko uzacunge ntago bagiye kuririmba ngo aririmbire muri stade yawo cyangwa se mu nzu iberamo ibitaramo ubusanga kenshi ari abantu bafite utubari babatumiye ariko ugasanga umuntu kubona ko umuhanzi ajya kuririmba mu tubari bishobora kuba ngo byakangiza izina ibyo bintu hari ahantu bihuriye no kumuhanzi kuba yaririmba mu kabari hari ikintu byinshi cyambere si umifungo cyangwa wowe ushobora kuvuga ati ngiye wapi mu kabari wapi ubu ngo wageze nk'umubosi wo mu kabari runaka muri tuno tubari dukomeye uvuga ati Chibu ndashaka ko kuri iyi Friday uza guperformingira abantu barabamo hano wabyemera bitewe n'umufungo cyangwa wabyanga bitewe nuko wowe wasetinze kutajyayo ese hari icyo UG iturusha kubona ifata Ben ikaba yamujyana akaririmba mu kabari hari UG ariko ukaba nta kabari ko mu Rwanda ashobora kuririmba ubundi reka nkubwire hari ikintu bita amafaranga bayita musema buriya muri UG ayo bamuha mu Rwanda nayo bayimuhaye yabikora sure Ose mu Rwanda nta tubari dukomeye duhari twahagurutsa Ben nta kintu bita musema kwe amafaranga urabona ni nk'urugero ntago mbi siba bumve wenda ngo mvuze ngo ibiciro byabo kuko nubwo mba ndi muri ntuza zabo ariko big time biragoye kubona mu Rwanda akabari ujya guperformingamo bakaguhereza wenda 10 million hari ahantu bizi biragoye man kandi ikindi kintu ngiye mba numva abakire cyangwa se abashoramari bano mu Rwanda
mbona ntago bizerera mu bantu b'iwabo. Sinzi impamvu rero abanyarwanda tumeze gutya, ntago tubirive. Akenshi usanga niko kundi banavuga ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo. Wanze uwo mugani uri related ku banyarwanda gusa. Niwanyu muri famille akenshi usanga kugira ngo bajye kwemera. Ibaze ko kandi nk'ibyo biceri iyo mifungo baba bayitanga kuko ntago washa ripope yaza ngo umuhe amafaranga ari munsi yayo, sibyo? Urumva bayabirivingiye muri uwo. Yego. Sinzi nimba ikibazo kiri ku banyarwanda gusa. Ubu se tuvuge ko n'abagande badatumira babora bakayabaha. Barakubita none si babakubita hariya barakubita bashiba barakubita hariya hose hariya za maison wari bagiye bagakubitana n'aba Paraso n'abandi bose baragenda yarana na Joshua Baraka. Urumva man icyo rero ni ikibazo kiri kuba boss nyine baha, ntago ari ikibazo kiri ku muhanzi. Ku muhanzi nawe ntago ajya mu Bugande, ntago hano bamuhanga miliyoni, sibyo? Ngayange ngajye kwikubitira mu Bugande biragoye wapi. Ikibazo kiba cyateye n'imifungo. Kibore wakora indirimbo igendeye ku marangamutima cyangwa se kuri story yakubayeho wapi? Nizabandi wifashisha ingero for example ni zose. Yego. Cyakoze ubundi iyo nzasohora yo nta marangamutima yanjye. Eden Dari ngo niko yitwa aratsetsa ariko buri gukwepana ari gushaka ntago nzi impamvu ari kunkwepa none se nta ndirimbo wajya ngara wowe mu ndirimbo ubushize iyo tugiye n'ingiyi hari numvishe ni nziza pe no ndirimbo ni nziza bya tare abantu banayikunde banayumve banagukunde kandi bayireba gukundisha abantu nabonye rero system ihari. Wowe hari story yakubaye uravuga ati story ntayiririmbyeho byagora ubushize ariko ubu bari bambwiye ko ihari. irahari yari byagenze bite? bari bambabaje big time. Akwiye tunafite indirimbo man surabizi bro wapi niyo ngiyo man ndabimenye niyo ndirimbo irenze nzi ariko abantu batamenye man. Nanjye nzazikina nicyo kintu gufasha buhari ibyo bishoboka. Bari bakubabaje bari bambabaje ikibazo ndi kubaza radio wari waterwaho indobo za danje ariko ubushize wambwiye 5 hari yambwiye zingahe? Hari iyo baguteye utara, hari zo baguteye utara umusitari, hari nizo baguteye umaje kumenyekana. Big time ntago ahubwo indobo zabaye nyinshi maze gukora uturirimbo abona turagiye kuko ngiye mbere nta nubwo nari nzi boro zo gutereta. Akenshi nta nubwo nyine numvaga ngende nari umuntu natinya aba baby. Urumeze nkanjye still now ndacyana kagira ko kana ko gutinya abakobwa. Ariko kubera ko sinzi nimba ko akunda avuga ati ako se ngende uwuhe muntu, ariko ubu ngubu ushaka kuvuga ati wenda nshobora kubaho nkajya mu rukundo nyine nkumva ukuntu bimeze kuko akenshi umuhanzi n'umuntu ukunda gutestinga ibintu bishyashya. Rero hari ukuntu wimanika ukajya kujyana ugasanga wumva ihita ijya yongoza umuntu akumva akavuga ati navuga ko ngiye mbiterwa na hita ahubwo ngiye nkunda kugerageza kuko ushobora kumbona big time ushobora kuzambona nkuzana indirimbo hano narabye ntabwo byo byanungura. Nshaka nkunda ku ibyo bintu nshaka nkora ikintu nshaka kumenya se bitagenda gute. Ubwo baguteye indobo nta kibazo kivu none se nabwo uravuga ko indobo nge barayinkubise kabisa nta ndobo uratera cyangwa nako uraterwa nimba ari indobo watewe zingahe? Nge nateye indobo imwe ndayibutse numvaga ntayo ariko ndayibutse. irahari imwe niga muri secondaire naraje kwa kundi uza mu kigo uri umuhashyi nari umuhashyi nyine kwa kundi muza mu wa gatatu kwa kundi nyine uzuri umuhashyi nyine bavuga ati mujama nagaba rero icyo gihe hari ababaga bogosha ibipara bose ngiye mfite akantu k'akanyogosho nyine wumva ubona ko nandukanye nk'abandi atari kuyo umuhashyi nihagera ati umuhashyi ataje umuhashyi umva baravuga ati umuhashyi yaje nihagera rero hari umukobwa nabonye turaniwe wanjye kabisa noneho yigaga 6 umukuru nisi mukuruza yigaga 6 uzi ko mbyibutse wa yigaga 6 tacamo nk'umunsi umwe nta n'iminsi ibiri iracamo nitavuga ati buriya niwe wanjye njye yari umukobwa urenze mu Kigali doyen waragiye no mu bayobozi bari kujya urya kuri table y'abayobozi umuhashyi muri icyo kigo yari arenze ku rwego rwo hejuru nyine
nta bintu by'amatabure nyine wari ufite n'uruhushya rwo kujya kurya hanze ubishaka. nanjye ndumva narabayeho umuhanda. wakoraga iki? njye nakinyeho volleyball imyaka myinshi. kabisa biragusa ziriya ntoki gukubisa urushyi arurumira. uri kumva niyo ndabona ariye kabisa kuko urumva yasanga ati shacu ya nyine yamamagaraga izina ryanjye risanzwe ryo mu buzima busa naringiye kuvuga ngo cibu mbese abarandabuye nyine arangiye ati rero buriya nta ndobo nziza ibaho n'imwe. hari ukuntu umuntu yajyaga avuga ngo yankatiye ariko nyine yankatiye mu kinyabupfura. pakuba byose yagukatiye. pakuba byose yagukatiye uwo ni umukobwa mu buzima wankatiye kabisa. nyuma y'uko umaze kumenyekana umaze kuba umusupasita nimba mwaragize amahirwe yo kumenya kongera kuvuga najya kongera kuvugisha. aramvugisha ariko yarananga kimeze nka mbere buriya nazagira umuntu kwirata. byagenze bite uri umukobwa kinyaruvu cyariyuburuye. buriya niba uri umuja mu mukobwa yindutse nk'uruvu kamanze mu bage. ako nibyo ibintu ugiye kuvuga ni ukuri ntazagira umuntu ugira niwe wari ugeze. akantu bavuga ati ngarukiya. hari ukuntu kera wabonaga icyana aricyo kirenze urumva nyuma ubu ngubu mwahura bikaba byageze n'iki sipoti babaje se uwo nguwo mureke urumva turacyari muri sitori urumva rata ugasanga ariko ubu ngubu ukabona byarahindutse biriya bintu biterwa n'ikira nese ubu ukuntu kera wari umeze niko umeze byariyongereye none byabaye byiza cyane. uwo mukobwa se byaje kugenda sinzi yarabyibushye cyane gusa ntabwo byamugendekeye neza. tugana ku musozo n'icyo wifuza ku banyarwanda nyuma tuze no kugira umwanya wo kuza kumva zimwe mu ndirimbo zanyu tunasoza. icyo nifuza ku banyarwanda ni ukomeza bakadushyigikira nk'uko bari kubikora gake gake natwe ntabwo tuzabatenguha ndumva ari ibyo. abanyarwanda rega ntabwo bakiri ngombwa ngo babwire ibintu byinshi bakeneye ibikorwa kandi bazi nabo ko bagira ugutwira byahatari nako kanya. rodi wowe dore amezi 3 abaye ndagera mugenda 3 dore yarenze nawe kuburikosha nawe uba wangiki ubwo wazambereye nk'umu manager azajya unyibutsa kuranyibutsa ariko bimeze bite 3 ni menshi kandi ntabwo baba bazi mani njemba bazirimo mumva ngo byoroshye ariko mani reka nkubwire hari ese wari waguza amafaranga noza inde Chibu akamuga sha Chibu no ndabona rwose kayiko kagameze ngitiraho nkingaye ntago ndamuguza amafaranga menshi nyine kwa kuntu umbwira ati wenda for example nshiriraho 10 niyogosheshe ndaza kuyagusubiza. ugiye musubiza nari mutarayamusubiza njye naga yayamaturi inshuti ngo nyamusubiza. oya nanjye uburyo nyamusubizamo nambwira ati fata ya mafaranga nawe kari umurara yakumva nawe nkumara ambwira ati umva ngeza bono noka ati agakoni karateye ati ntiza ubwo ni ntiza nyine ibyo nibyo byiza buriya ideni rirateranye kugira ngo umuntu ari niga yawe kugira ngo umubwire ati nguriza uramubwira ati nta tenike ufite hose ngo umumpaye icyo gihe sava. so rero abanyarwanda bitega iki ntabwo nongera kukwibutsa njye mfite indirimbo urumva mfite indirimbo ngiye gusohora very soon urumva umuntu bimwe bihuye na story warumbajije umuntu na datinze akanje indobo urumva kandi n'umuntu wo muri showbiz. oya mubagiye muri Miss Rwanda wateretse mu Miss Rwanda ariko pana wabaye ni classified utarabaye ariko ubu ngubu uwo muntu mbona ari kubijyamo. oya amakuru nayo makuru mbaye nkuhaye nkubise urushyira urumye ibara ry'inka rirabonetse. Eden Dari afite indirimbo nziza pe asante ukuri niyo mpamvu nabonye ibyana kuri TikTok byasaze bana challenge zabaye challenge none ikintu bifuza noneho kugira ngo binakomeze kandi bikomeze nta byo guhagarara. so n'imbuga nkoranyambaga zose basangaho imiziki yawe abantu bagukunde kandi bagukundisha abantu. yewe rero ndi kwirukanka cyane so hari remix ngiye gusohora muri iki cyumweru turimo n'ubundi
so far hamaze gusohoka audio ku audio platforms ni Edin Dali bisanzwe n'ubundi ni nakunda nde remix nawe kama hama ndasohora video n'ubundi muri kino cyumweru and then nyuma ya remix n'ubundi ntabwo ndi butindamo ndasohora indi urumva icyo mbasaba ni ukuma attention nkabumbisha uburyo bw'umuziki wanjye dasohora one kandi abashimiye cyane kuri support bari gutanga panawo anko wawe se mbese yaje kugira noneho amaje kubona ko bana ibirimo ni kazi arya ni kazi cyagiye bavuga ngo ni muyomba wawe ni kazi Muzafiri uno namaje kubyumva neza shara byumva para supporting misawa cyane undi muntu wamweretse ko urenze abagomba kubyakira kandi ndabizi ko ara supporting atitaye kuri ku mufamiliye cyangwa ku kintu nabonye ari umwe mu bagabo ba supporting impano atitaye ngo uyu muntu ndamuzi cyangwa simuzi ndanamushimira kabisa Ewana Chibu mwakoze cyane rero kamashimire mwakoze kunganiriza mwakoze kutwakira namwe ko mwana mwaduhaye show ya dande kabisa ko mujye mwitaba telefone kazi badijya wita wowe we na Chibu no gusubiza nibibazo ko nanya tanyitaba ni Starboy. Okay, mbo. Hands up. Ewana mwakoze byadanje mwakoze Imana ibijyemo ubutatu uzahure Chibu ya album ihari Lodi nawe imiziki bikomeze bibe byishimane bitangemo amafaranga yaboneke yo gukora imiziki ibindi inshallah. Fabra merci nawe komeze dukine du supporting urabona turi ku Asante kabisa. Sawa cyane kabisa bakoze cyane yakoze Edendali yakoze Chibu yakoze Lodi engineer Magwaya wakoze nawe ku buhanga bw'ibyuma ubwo ngubwo nakwireka dumve akazi kigato hanyuma mu kanya gato ku isa 12 turaza kuza